leta y'u Rwanda ikora ikintu cyiza, ifata ziriya ngamba. Iravuga ngo ibi ni ibyangombwa bisabwa kugira ngo umuntu ashinge umuryango ushingiye ku myemerere. Leta irongera iravuga ngo through RGB baravuga bati n'amatorero yandi asanzwe hari tubahaye amezi 12 kugira ngo mucomplying, kugira ngo mwuzuze ibitari byuzuye, noneho mukomeze mukore muri mu murongo mwiza igihugu cyifuza. Rero ndagira ngo mbabwire ngo bene data, ni njyewe nawe twatumye leta ifata ziriya ngamba nziza kugira ngo uwakoraga nabi atangira akore neza. Muraho, murakomeye, nongeye kwishima kubakira kuri YouTube channel yacu ya Kira Ministries. Akaba nkuko mubizi yuko iyi channel kugira ngo tuganire, duhanahana ubumenyi kugira ngo tubeho ubuzima twishimye. Uyu munsi rero nje kuvuga kuri topic mu byukuri sinzi niba navuga ngo itari ku murongo ujyanye n'ibyo navuga twiyemeje cyangwa dushaka kugira ngo dukore, ariko ni ingenzi cyane kugira ngo tuganire kuri iyi topic ikomeye. Nta nubwo ari kwiganira, ahubwo no kugira ngo tujye inama, tugire inama. So njyewe Jules Ntabwoba nakiriye Yesu Kristo nk'umukiza n'umucunguzi wanjye mu mwaka w'2002. Kuvuga ngo maze imyaka 23 narakiriye Yesu Kristo nk'umukiza n'umucunguzi wanjye. Yahinduye ubuzima bwanjye, nabonye imigisha myinshi ituruka kuri we, nabonye imirimo myiza kubera we, nabonye igihugu cyiza kubera we, nabonye byinshi cyane kubera kumenya Yesu Kristo. So Yesu Kristo atanga amahoro, Yesu Kristo atanga umunezero, Yesu Kristo atanga ubuzima, Yesu Kristo atanga ubwenge, Yesu Kristo yigisha indimi, Yesu Kristo nta kintu adakora. Rero kubamwemeye bose bakizera izina rye, abo bose yabahaye kwitwa abana b'Imana. Rero muri iyo myaka yose maze nabonye ibintu byiza byinshi cyane mu nzu y'Imana, cyangwa se mu rusengero, cyangwa se mu itorero. Muri iyo myaka yose nkirangiza kwiga primaire, njya muri secondaire, njya muri université, aho hose mba mu nzu y'Imana, nkorera Imana, nshaka Imana. Nagiye mbona Imana mu buryo butandukanye. Nabonye rero cyane cyane kandi Imana mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nabonye Imana ikora ibitangaza. Nabonye Imana ikoresha ubuyobozi bw'igihugu cyacu mu buryo butangaje, mu buryo aho igihugu cyahindutse mu buryo udashobora kumva ko bishoboka, aho ubona abaturage bahindutse. Hari ibintu byinshi cyane kenshi tukibagirwa ko mu Rwanda higeze kuba za nyakatsi. Uyu munsi nta muntu n'umwe ukibuka nyakatsi. Tujya twibagirwa yuko mu Rwanda higeze ko hari abantu bagenda bambaye ibirenge umujyi wose, mu byaro byose, ariko uyu munsi nta muntu n'umwe wambara ibirenge. Buri muntu wese aba afite inkweto yambara. Twigeze kuba turi mu gihe aho nta mazi, nta muriro w'abagwari, ariko ibyo byose twagiye tuyibona, igihugu kirazamuka kugeza uyu munsi, aho twese dushima Imana kubyo Imana yakoze ku gihugu cyacu. Rero itorero mu by'ukuri muri iyo myaka yose navuga yuko ryari rimeze neza, ariko hari igihe kimwe cyageze itorero cyangwa se insengero, ama eglise tubamo, mu by'ukuri abantu abakristo twebwe dutangira kwirara, dutangira kwitwara uko dushatse, dutangira kuzajya dukora nk'ibyo abantu bisi bakora, dutangira kuzajya tugambanirana, tukazajya tubeshyerana, tukazajya twiba. Ugasanga ahantu wakura ubujura buri systematic, ugasanga ni mu rusengero. Ukabona rero ni ibintu by'ukuri bibabaje cyane, nk'ahantu Imana yari idukuye nk'igihugu, nk'ahantu twari tugeze, ukabona ni ibintu bibabaje. Rero ikintu cyane gukora kino kiganiro mu by'ukuri cyambabaje cyane, ari nacyo nshaka kugira ngo nsangize abakristo muri uyu mwanya. Hari icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi gisohoka mu igazeti ya leta kijyanye no kugira ngo amasengero, amatorero abone ibyangombwa. Mu by'ukuri biriya byemezo bafashe ni ibyemezo byiza cyane, ni ibyemezo byiza cyane. Kubera iki mvuga byiza cyane? Nuko ntabwo inzu y'Imana, urusengero, ari ahantu umuntu wabuze
wabaye imburamukoro, umuntu kuko azi kuvuga ashobora kuvuga neza kurusha njyewe, avuga ati uyu munsi ngiye gushinga ikanisa, ngiye gushinga itorero. Ntabwo ari uko nguko bene data. Kugira ngo umuntu ashinge itorero agomba kumva ijwi ry'Imana, agomba kumva umuhamagaro, agomba kuba afite icyo atanga. Ariko twageze mu gihe kubera yuko umuntu ashobora kujya mu ikoranabuhanga akabona ibyanditswe akaza akabivuga, ugasanga buri muntu wese, yaba ari umu-escrow, yaba ari umusambanyi, yaba ari umusinzi, yaba ari umuntu udasobanutse, buri muntu wese arashaka gushinga itorero, arashaka gushinga idini. Ntabwo ibyo ngibyo byashoboka. Ntembereye mu bihugu byinshi cyane, sinzi umubare wabyo, bishobora kuba birenga wenda 20 cyangwa 25 kuri iyi si nzima, ariko nagiye mbona itandukaniro. Nk'iyo ngenda muri Afurika, u Rwanda rugeze ku ntera ishimishije, abanyarwanda bageze ku ntera ishimishije. Ntabwo rero turi mu gihe aho itorero, idini ari ryo ryakagombye gushyigikira intambwe tugezeho, ari ryo ryasubiza inyuma intambwe u Rwanda rugezeho. Aho abantu gusenga ni byiza, ni ukuri njyewe ubwanjye nagiye ku misozi y'amasengesho, nagiye Kanyarira, nagiye Kinyamakara, nagiye Kizabonwa. Iyo ni imisozi nagiyeho senga, ndimo ndiyiriza ubusa. Of course uyu munsi ntabwo ndi umupasiteri, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko nkora akazi gasanzwe, nkora mu kigo gisanzwe, ndi umuturage usanzwe, ariko nabonye ubuzima bw'ubumana mu myaka 23 ishize, ku buryo navuze nti ifoke uyu munsi ngerageza rwose nkagira ikintu nabibwirira. Iyo ugiye rero muri biriya bihugu, mu by'ukuri urareba, wareba u Rwanda ukavuga ati ese u Rwanda ni muri Afurika, ni Burayi, ese abandi bimeze biti? Ariko ibyo byose ni kubera ubuyobozi bwiza, ni kubera gahunda nziza za leta, kubera ko n'ayo matorero mazima akorana na leta, yarangiza iterambere rikaza. Ariko uyu munsi hari terme igibaho ivuga ngo irondo ngo ryivanze n'ibisambo. Urabona rero ibi ni ibintu mu by'ukuri bibabaje cyane. Ugasanga twebwe abakristu ni twebwe twirirwa dutukana kuri za social media, kuri za YouTube, ni twebwe twirirwa tuvuga amagambo mabi, ni twebwe twirirwa twasenya ingo, ni twebwe twirirwa twangije abantu ubuyobozi. Ugasanga mu by'ukuri umuntu witwa umupasteri cyangwa se witwa umuntu w'Imana, kubera harimo abantu bangije izina ry'Imana, ugasanga ntabwo itorero rigifite agaciro bitewe n'abantu bamwe, bitewe n'abantu babuze ikindi bakora, barangiza bakajya mu madini, bakajya gukora mu idini, kandi mu by'ukuri bakagombye kuba bakora iyindi mirimo kuko si umuhamagaro bafite. Rero leta y'u Rwanda ikora ikintu cyiza, ifata ziriya ngamba, iravuga ngo ibi ni ibyangombwa bisabwa kugira ngo umuntu ashinge umuryango ushingiye ku myemerere. Leta irongera iravuga ngo through RGB baravuga bati n'amatorero yandi asanzwe hari tubahaye amezi 12 kugira ngo mu complying, kugira ngo mwuzuze ibitari byuzuye, noneho mukomeze mukore muri mu murongo mwiza igihugu cyifuza. Rero ndagira ngo mbabwire ngo bene data, ni njyewe nawe twatumye leta ifata ziriya ngamba nziza kugira ngo uwakoraga nabi atangira akore neza, uwakoraga mu rwihisho abeshya agira gute, uwo ngo atangira gukora neza. Rero bakristu, bapasteur, bana b'Imana, iki cyemezo ni cyiza, kandi noneho mbihamijwe n'umutima wanjye ndetse mbihamijwe reka n'umwuka wera. Iki cyemezo cyaturutse ku Mana, kubera yuko hari benshi mu bitwa abakozi b'Imana twashayishije, twagiye mu byaha, twagiye mu byangwa n'Imana. Noneho uw'Imana irimo iratugarura, iduha ingamba, iduha ibyemezo, iduha amategeko, iduha imirongo yo kugira ngo tugendereho, kugira ngo itorero ry'Imana ribe itorero rizima, rishyitse, rifite ububyutse, ritarimo amanyanga, amafuti, ubugambanyi, ibintu by'ibikozi by'isoni, ahubwo kugira ngo twese tugendere mu murongo mwiza. Rero nihe ngamba, niki umukristu agomba kuwakora muri kino gihe? Ndagira ngo ngusomere ijambo ry'Imana ryanditse mu Baroma ibice byaho 13 umurongo waho wa mbere, kugira ngo wumve neza icyo umukristu agomba kuba akora muri iyi minsi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu wese agandukire abatware bamutwara, kuko
ari nta butware butava ku Mana, n'abatware bariho bashyizweho n'Imana. Nicyo gituma ugandukira umutware aba yanze, nicyo gituma ugandira umutware aba yanze itegeko ry'Imana, kandi abaryanga bazatsindwa n'urubanza. Imana idufashe cyane. Irindi jambo rya kabiri ngira ngo mpe abakristo n'abapasteri, muri Tito ibice byaho 3 umurongo waho wa mbere haravuga ngo ubibutse kugandukira abatware n'abafite ubushobozi no kubumvira, babe biteguye gukora imirimo myiza yose, batagira uwo basebya, batarwana, ahubwo bagira ineza, berekana ubugwaneza bwose ku bantu bose. Amen. Bene data bakristo bapasiteri, ndagira ngo mbabwire kuva uyu munsi ubuyobozi bwose dufite buturuka ku Mana. Niba wari urimo uravuga nabi, amagambo mabi, uzacirwaho n'urubanza ndetse urimo urakora icyaha. Ahubwo icyo dusabwa, turasabwa kumvira ubuyobozi, turasabwa gusengera ubuyobozi, turasabwa kugira ngo tuvuge neza, tubushyigikire ndetse tunabubahe, twubahe amategeko yose ahari. Rero pasiteri, mukozi w'Imana, munyamasengesho, komeza usengera igihugu cyawe, ukivuge neza, uvuga abayobozi bawe neza, kuko amategeko yagiyeho mashyashya nayo kugira ngo Imana yongere idushyire ku murongo, Imana yongere iducure, Imana yongere iduhe umurongo muzima, maze abari baracumuye, abari baragenze nabi bongere bagende neza, maze dufatanye n'igihugu cyacu Imana yaduhaye, twese dutere imbere. Abapasiteri muri iyi minsi badafite insengero, reka mbabwire ngo mwe mwafunze insengero, ndagira mbabwire ngo mu magambo ameze nkaho ari asekeje, mushaka uturimo tw'amaboko. Ariko ikindi, umurimo w'Imana ntabwo ari mu itorero gusa. Mukomeze mubwirize, ubwirize abantu Kristo, ubabwirize ubutumwa bwiza, hanyuma Imana igufiteho umugambi mwiza. Imana irakomeza ibashyigikire, ubone imirimo yindi ukora, wegere urusengero muturanye batafunze, ukora umurimo w'Imana, kuko wahamagawe n'Imana, ntabwo wahamagawe n'umuntu. Ahasigaye bapasiteri, bakozi b'Imana, itorero ry'u Rwanda, twisubireho, twigenzure, turebe amakosa twakoraga, turebe amanyanga twakoraga, twihane, tugaruke mu nzira z'Imana, maze itorero ry'u Rwanda n'ukuri ububyutse bugiye kuza bukomeye cyane, kandi Imana twese izatugirira neza. Dukomeze twishimire ubuyobozi bwacu, tubashyigikire, tubasengere, tubavuge neza. Imana umugisha cyane. Amen.